Muraho neza nshuti zanjye, yambi nari mbakumbuye cyane, ni kwa Koko wahageze. Niba ari ubwa mbere tugiye kubana, banza ukore subscribe, ukore no kuri notification kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Niba kandi dusanganwe, Imana ikumpere umugisha cyane kuko uri umuntu w'agaciro, njya mbibona, mujya mubitwereka muri comment. Mwarakoze cyane rero kuduhitamo kuko kubana natwe nta na rimwe muzabihomberamo. Mbahaye ikaze rero, mwaba abari mu Rwanda, abari mu bindi bihugu bitandukanye, abari mu mahanga ya kure, mwiyumvemo ikaze mwese, turabakunda cyane. Uyu munsi rero nabateguriye kuganira ku byerekeranye n'inzozi. Inzozi ariko ukarota ubona perezida, uburyo bwose waba warabonyemo perezida, ukarota perezida wa repubulika w'igihugu runaka, yaba icyacu cy'u Rwanda cyangwa se perezida uwo ari we wese apfa kuba ari perezida uyoboye igihugu runaka. Ndaje rero nkubwire ikintu bisobanura, ndaje nkubwire impamvu yabyo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ijya iganira natwe mu nzozi. Mu nzozi Imana ijya iganira natwe. Iyo rero warose hari icyo Imana iba yenda kukubwira, cyangwa se hari ukuntu uba uri kwiyumva bijyanye no muri iyo minsi, byose bikaza mu nzozi. Rero ba hafi, niba warigeze kurota perezida wa repubulika w'igihugu runaka, ba hafi usobanukirwe n'impamvu yabyo. Ikintu cya mbere tugiye guheraho, ushobora kurota ubona perezida, cyangwa se ukabona muri kumwe, ukabona uri kumwe na perezida wa repubulika runaka, ukabona muri kumwe. Icyo gihe nubona warose perezida muri kumwe, murimo kugendana cyangwa muhagararanye cyangwa murimo kuganira cyangwa muri kumwe ahantu runaka mwicaranye, biba bisobanuye ko wifuza kuba mu buzima bwiza, ubuzima buri hayi, ubuzima bw'icyubahiro. Ni ukuvuga ngo mu mutwe wawe cyangwa se mu mutima wawe uba wumva wabaho ubuzima bukomeye, ubuzima bwiza, ubuzima bw'icyubahiro, uba nk'umuntu ukomeye. Ndetse uba ugira ngo unabihanire, mbese uba ufite imigambi myiza. Nicyo bisobanura. Nubona uri kumwe na perezida, bivuze ko wumva nk'umuntu ukomeye, wumva wifuza kuba mu buzima bwiza bw'icyubahiro, ukumva urashaka kuba umuntu udasanzwe, kuko ubundi perezida ntabwo ari umuntu usanzwe, umuntu uhagarariye abandi bose mu gihugu, ni umuntu Imana iba yaratoranije, ni umuntu uba ukomeye, ni umuntu, ntabwo ari umuntu usanzwe. Ubwo rero nubona muri kumwe, uzamenye ko ubwo buzima ari bwo wifuza kubamo bw'icyubahiro, kandi aba ari n'umugisha, aba ari umugisha. Biba binashoboka ko wabugeraho kubera ko ntabwo ari buri wese perezida yasura cyangwa ngo mube muri kumwe. Icya kabiri ni ukurota wabaye perezida. Kurota wabaye perezida n'ubundi ni icyifuzo cyiza. Bisobanuye ko uba wumva mu buzima bwawe waba icyitegererezo, waba uri wa muntu uri ku gasongero, haba mu kazi ukora, haba mu muryango uvukamo, haba aho usengera, haba muri karitsiye utuyemo, uko niko uba wiyumva. Uba wumva uri wa muntu ushaka kuba nk'inyenyeri mu bandi. Uba wumva ushaka kuba bandebereho. Uba wumva uri umuntu mbese ushaka kuba icyitegererezo. Nicyo bisobanuye. Ni ukuvuga ngo muri kamere yawe ibyo ukora, icyo cyifuzo uba ugifite cyo kuba icyitegererezo muri bagenzi bawe, haba aho wirirwa, haba mbese aho uri hose, uko niko uba wiyumva. Nubona warose uri kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika runaka, uzamenye ko nuko mayindi yawe ibishaka, niko ibyumva, ahubwo uzabiharanire. Uzaharanire kuba icyitegererezo muri bose. Niba ari mu ishuri, ubwo nyine uba ugomba kuba uwa mbere kugira ngo n'ubundi uzuyoboye abandi bose. Niba muri mu kimina runaka, ukibera umuyobozi, uba umujyanama mwiza, nicyo biba bisobanuye. Hanyuma rero kurota uhobera perezida wa repubulika. Kurota uhobera perezida wa repubulika biba bisobanuye ko ufite inzara n'inyota yo kuba umuntu ukomeye w'igitangaza, yo kuba umutunzi, yo kuba
umuntu ukomeye, umuntu uhambaye. Reba nawe umuntu wahoberanye na perezida wa repubulika aba ari umuntu ukomeye, kandi uba wifuza kuba umunyacyubahiro, umuyobozi. Niko uba ubyifuza. Nurota rero wabaye perezida, nako wahobeye perezida, uzamenye ko ari uko wiyumva, kandi biba binashoboka, kuko niba nyine uba wahoberanye na perezida wa repubulika, ni igihamya ko birashoboka ko waba umuntu ukomeye. Muri wowe uba uri umuntu w'igitangaza. Ahubwo uzarebe uti izi nzozi zanjye nzazigeraho nte. Ntibivuze ko nyine waba perezida kimwe n'uko wanamuba, ko nta kidashoboka, ariko bisobanuye ko muri wowe ubwo bushobozi ubwifitemo bwo kuba umuntu ukomeye, ndetse ukaba umuyobozi mwiza. Noneho kurota perezida agutumira ku meza, bisobanuye ko ugiye guhabwa icyubahiro, ugiye gukomera. Imbere yawe ni heza, kuko watumiwe n'umuntu ukomeye mu gihugu, aragutumira musangira ku meza. Icyo gihe menya ko mu minsi yawe iri imbere ugiye kuba umuntu ukomeye w'umunyacyubahiro, uburyo bumwe cyangwa ubundi. Uzamenye ko ibintu byawe bizagenda neza, kubera ko watumiwe n'umuntu ukomeye. Kandi burya Imana iba yagusuye mu nzozi. Iyo warose perezida uba wasuwe n'Imana, wasuwe n'abamarayika, ijuru riba ryagusuye, biba ari ibintu byiza. Noneho kurota uri umurinzi wa perezida, kwa kundi bariya abantu barinda perezida, iyo urose umurinda, bisobanuye ko ukwiriye kubera amaso ubuzima bwawe. Biragusaba kwirinda mu byo ukora byose, biragusaba kuba maso, ukarinda ubuzima bwawe, utagira ibintu ukora bigashyira mu kaga. Bisobanuye ko uba ugomba kuba maso, ukirinda cyane, kuko muri iyo minsi hari ibintu ushobora gukora ugasanga biguteye ibibazo bitandukanye, ndetse byakwangiriza ubuzima bwawe. Aha ni igihe warose urinda perezida, cyangwa uri umurinda, uri muri ba bantu bamugenda hafi, nyine bashinzwe umutekano. Ureba ukuntu umutekano w'umukuru w'igihugu uba urinzwe, uba ukajijwe, rero ukabona nawe iyo timu yirimo. Bisobanuye ko ukwiriye kurinda ubuzima bwawe, ukaburinda nyine uko ubona umutekano w'umukuru w'igihugu wakajijwe, nawe niko uba ugomba kurinda ubuzima bwawe. Ushobora guhura n'ikintu kitari cyiza kikaba cyakwangiririza ubuzima. Rero nurota uri umurinzi wa perezida uwo ari we wese w'igihugu runaka, uzabe maso, wirinde cyane. Noneho kurota perezida yagusuye mu rugo, bisobanuye ko ugiye kugira amahirwe n'umugisha, kubera ko wasuwe n'umuntu ukomeye. Twabivuze ko ari nka marayika w'Imana uba wagusuye. Ni ubutumwa bwiza kuri wowe. Ba maso muri iyo minsi, uba ugiye kugira umugisha cyane, haba mu byo ukora, haba mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uba ugiye kugira amahirwe akomeye, kubera ko ukomeye. Ibyo ari byose perezida agusuye mukicarana, ntekereza atagusiga amara masa, uba wabonye akanya ko kumubwira ibyawe byose. Rero uba ugiye kwakira ubutunzi bukomeye, uba ugiye kuba umuntu w'igitangaza udasanzwe. Ba maso rero, niba uri umukozi ukore cyane, hanyuma kugira ngo ubashe gusingira izo nzozi zawe. Hari ukurota nanone wiyamamariza kuba perezida. Iyo urose wiyamamariza kuba perezida, bisobanuye ko imishinga yawe cyangwa se imigambi wari ufite uzayigeraho neza, kandi uzatsinda. Kuko nk'uko turimo kubivuga, kuba perezida ni ibintu bikomeye, ni ibintu bidasanzwe. Niba waratinyutse ukiyamamariza kuba perezida, urumva uri umukandida w'ibintu byiza. Ugiye gutunga, utunganirwe, ugiye kugwiza, ugiye kugira umugisha mu byo ukora, ahubwo weba amaso kugira ngo ucika. Kurota perezida aguha amata. Iyo urose perezida arimo kuguha amata, ukabona we ubwe arayafashe arayakwihereye, bisobanuye guhabwa imbaraga. Uhawe imbaraga mu bintu ibyo ari byo byose ukora, mu kazi kawe ka buri munsi, mu buzima we. Uba uhawe imbaraga n'icyubahiro,
kubera ko umuyobozi mukuru yaguhereje, yakugabiye. Nk'ijuru riba rikugabiye, riba ryagusuye, uzishime unezerwe. Icyo uzakora ni ukutarangara kugira ngo ibyo byiza byawe hatagira ubikunyaga. Uhawe ubutware, uhawe ubushobozi, ubwo nyine uzabe maso. Hanyuma ikindi kintu, ukuntu ushobora kurota umukuru w'igihugu cyangwa se perezida, ni ukurota wagiye mu matora, wagiye gutora perezida, ukabona uri gutora ariko uwo muntu mugiye gutora nyine perezida, bisobanuye ko hari umwanzuro ukomeye ugiye gufata, kandi uwo mwanzuro ukazagira impinduka ku buzima bwawe, kandi izo mpinduka zikazaba ari nziza. N'abafite imishinga itandukanye cyangwa se hari umwanzuro wari utinye gufata ukomeye, nubona warose wagiye gutora perezida, uyu mwanzuro uzawushyire mu bikorwa ufate, kuko uzaba wahisemo neza. Uwo mwanzuro uzaba wafashe uza wahisemo neza, kubera ko wagiye gutora umuntu ukomeye uhagarariye abaturage b'igihugu cyose. Mwakoze cyane rero kubana natwe ku busobanuro bw'inzozi bujyanye no kurota umukuru w'igihugu cyangwa perezida wa repubulika. Reka tubusubikire hano. Mwakoze kubana, Imana ibaduhera umugisha. Nakagaruka ni kuri Star 204 TV. Niba mbere tubanye, ndakwibutsa gukora subscribe, kubera ko hano ntabwo uzahahombera, uzagenda uhungukira bitandukanye. Ngaho rero mukomeze murindwe, kandi iki kiganiro niba kigufashije ugishare bagenzi bawe, muduhe na comment, mutubwire n'izindi nzozi mushaka ko tuzabasobanuriraho, ubundi dukomeze twibanire. Bye bye bye.